mu gihe ngitunguwe n'uburyo bandeba natunguwe no kubona Gema avuye aho yari ahagaze ansanga aho mpagaze. Ntungurwa no kubona rimirije amavi hasi mu marira menshi cyane arimo no gusepfura. Afata ibiganza bye bihuriza hamwe hagati ameze nk'uri gusenga, ubundi azamura umutwe we ampanga amaso ubona isura ye yuzuye ipfunwe maze arambwira ati my happy, ndumva mfite ipfunwe ryuzuye mu maso yanjye, ndumva ubu umeze nk'igicibwa imbere y'amaso yawe, ndumva ntazi icyo ndicyo kuko byonyine no kuguhamagara iryo zina nguhamagaye rwose binteye isoni nyinshi, no kuba nakureba no mu maso aka kanya nkaba numva nta nzira bizigera bicamo kugira ngo nongere mbitinyuke. Aka kanya ubwanjye niburiye igisobanuro, nabuze uko nakwiyita, mbese muri make navuga ko ntacyo ndicyo. Impamvu ya byose akaba ari njye muntu wa mbere w'umuhemu hano ku isi, nkaba umugambanyi ndetse nkaba indashima bikarenga, nkaba namaze no kwibonaho kunyizera uwanyizeye ashobora aba ari kwihemukira. Ariko ibi byose nkaba ndahangaha kugira ngo mbikubwire mbere yuko nkuva mu maso, kuko ntakwiriye kukuba mu maso. Ntabwo ntekereza ko icyo nzaba ndicyo igihe naba ndi kumwe nawe ubu ngubu, sintekereza cyangwa se ngo nkeke icyo naba ndi kumarana nawe. Yewe niyo aya mahirwe nayabona, ntabwo nkeka ko icyizere nagiriwe nawe kuva ku munsi wa mbere ubu kigihari, kubera ukuntu nahuye nawe uri wenyine ukanyizera njye nawe tugafatanya kubaka umuryango mugari. None mu kanya nk'ako guhumbya umuryango wose nkaba namaze kuwurimbura, kugeza ubu nkaba nambaye icyasha cyo kuba mbaye bamwe bavuye mu buzima kubera njyewe. None igitangaje cyane kinateye n'isoni n'ikimwaro nuko impamvu yanteye byose nta n'agaciro na gakeya ifite. Bya bindi umuntu ashobora no kumubaza amafuti ye yakoze agashaka urwitwazo, aka kanya njyewe nta n'urwitwazo byibura nabasha gutekereza nk'ikinyoma ngo mpimbahimbe maze nirememo agatima k'icyizere. Ibyo akaba ari ibyo bemereyeho mvuga ko ubu ndi igicibwa. Ikimbabaje kurusha ibindi nuko ndi umunyamurengwe, wa wundi wubaka yamara kuzuza ibyo yubakaga afatanije n'abandi akabisenya mu mwanya muto nk'uwo guhumbya. Aka kanya nkaba ndi kwibaza ibintu nakoze niba koko byari bikwiriye bigahingana n'ingaruka zose natangiye guhura nazo, nizo ngiye guhura nazo nyuma y'ibi ngibi nkigaya cyane. Nakwifuza ikintu kimwe rukumbi Imana yatwimye ko cyashoboka, nkumva mu mutwe birandiye kuko icyo kintu ari cyo kuba umuntu yasubiza ibihe inyuma. Ariko naba mbizi ko ibyo twabyifuje kenshi mu buzima twanyuzemo bikanga, ari byo bya bindi bita amatakira ngo yinone ubu iherezo ryanjye nkaba ndi kuribona imbere yanjye, nubwo riri imbere yanjye hahandi ushobora kwirinda ariko nkaba ntabwo nabasha kuba narisubiza inyuma. Iyaba umuntu yabashaga guhinguranya amaso ye akareba imbere mu ntambwe nkeya mbere yo kuhagera, akareba bya bihaba afite ibyishimo bimwoshya gukora ikintu runaka, akabona ibizakurikira ibyo byishimo biramuryoheye, umutima bizakurikirwa n'amarira y'iteka, twese twabasha kwirinda ibibi bizatubaho. Ariko kuko tutanganya amaso n'ubwenge n'umuremyi wacu, ibyo yarabitwimye, ariko bituma amahitamo yaduhaye twagakwiye kuyakoresha neza. None njye ndi kubitekerezaho nk'ibyabaye mu kanya gashize, nkumva n'ubundi no kuba nkiri ahangaha ari igisebo, kuko niwakumva ibyanjye yazanyita umwirasi ndetse uhagarariye abandi. Ntabwo nzibagirwa uburyo nari nyakamwe ukitanga unyitangira wiyibagiwe ungarurira ubuzima. Ntabwo nzibagirwa uburyo nanyuze mu nzira zose zawe utitaye ku ngaruka birakugiraho ngo mbe njyewe aka kanya. Ikimbabaje kurusha ibindi ni uburyo ijambo rimwe cyangwa abiri wasohoye mu kanwa kawe atagize n'icyo atwaye, ari yahinduye byose kubera ubwibone bwanjye. Aka kanya nkaba maze kubona ko nubwo ntazi uburyo nabisobanuramo, ariko rwose ntabwo ngukwiriye, ntabwo ukwiriye umuntu w'umuhubutsi nkanjye. Ntabwo abantu bawe bakwiriye umuntu w'umuhubutsi n'umuntu ukora atabanje gutekereza nkanjye, kuko mu mezi 2 n'igice ashize yose maze kubona ko nta n'ibyo nakoze neza. Nabikoze kubera ko ari wowe wabitekereje maze ngashyira mu bikorwa. Noneho ikimbabaje kurusha ibindi ntabwo ushobora kucyumva, ni uburyo iyo myaka yose ngufite kurusha abandi bose naje kubona ko nta n'ikintu nigeze byibura nkwigiraho, ku buryo n'iyo ibindi byose nari kubireka ariko nkiga kubanza gutekereza mbere yo kuvuga no gukora, cyangwa se byibura nkabanza gutekereza ku ngaruka zishobora kuba ku bantu bangize uwo ndiwe aka kanya, nirengagije umujinya wanjye. Mbega ukuntu ndi indangare kurusha abandi bantu bose we. Icyakora Gema kirimo kumbwira gutyo niko nari ndi kwitegereza abandi bose turi kumwe, bandeba banyereka ko badashaka ko ibyo Gema ari kumbwira babyumva.
bityo bashaka gusohokaho bakaduha umwanya. Brian niwe wasohotse mbere y'abandi, Neil akurikiraho. Hibert ahita ambaza ibibazo bijyanye n'ubuzima tuziranyeho byose, agamije kumenya koko niba ndi muzima, mu gihe bose bari bazi ko narwaye uburwayi bwo mu mutwe bitewe n'imyitwarire yanjye ndimo kubereka. Mu gihe njyewe ibyo nakoze byose nyuma yo gukanguka nabiterwaga no kumva ko ntaba nkiri kuri iyi si y'abagome n'abagambanyi. Gusa ariko nanone ntabwo nabuze ibintungura, kuko nubwo bambwiraga byose ariko icyantunguye cya mbere ni uburyo bambwiye ko ngo nakangukaga inshuro nyinshi, kandi inshuro nibuka nakangutse ari iyo ngiyo nkangutse mbasangaho, bakambwira ko ari kwa kapiteni Hibert. Ikindi cyantunguye ni uburyo nari mperutse Brian baramufashe bamuziza ko yacitse igisirikare nyuma y'uko abaye general manager wa company ya ba Lewis, none akaba ari aho ngaho muri ako kanya. Ikindi cyantunguye ni uburyo bakomeje kwirinda ibibazo nari nkomeje kubabaza ku bijyanye n'ibikorwa bya Rufus na General Torres, byose akaba ariko bintera amatsiko cyane. Hibert amaze kwemeza ko burya ntari umusazi, akurikira Petron Lewis bafungiye icyumba ku buryo bwisanzure twabusigaranye na Gema wari uhagaze ku gikuta kiri hakurya. Nuko nduhutse umutima, ubundi ndambura akaboko nkamwekerezaho mubwira nti igira hino. Gema mu kubibona aba ariko amarira akomeza gushoka ku matama ye, ndetse atungurwa cyane n'uburyo musabye ko yanyegera, kuko no mu magambo yari yavuze nari namaze kubibona ko yamaze guta icyizere cyose. Gema yateye udutambwe nk'utw'abana bimwe byo kwirindiriza kungeraho, angezeho atungurwa n'uburyo mufashe ikiganza nkamwegereza hafi n'uburiri, ubundi nicara nawe anyicara iruhande, ahita yubika umutwe atangira kwitegereza hasi ku makaro ari muri iyi nzu. Bigaragara ipfunwe, nuko nduhutse umutima mu ijwi ritoya cyane, mukora ku rutugu maze ndamubwira nti hey humura, ndabyumva utewe ipfunwe n'ubuzima mazemo amezi 2 n'igice yose, ndetse unatewe ipfunwe no kuba nararwanye hafi kuvamo amagara yanjye akagenda maze nkaba ikigarasha ku buryo umubiri wanjye nta gaciro ugisigaranye, ariko ibyo byose nabiciyemo. Ndeba mu maso ndi kunyeganyega, ndetse aka kanya mbashije gusobanukirwa ibintu byose byari biri kuntera urujijo, kuko nawe wari ubizi ko urugamba narwananye na papa wanjye ndetse na mushiki wanjye tutabasha kururwana ngo tuhave. Ni nako nanjye natunguwe cyane no kuba nongeye gukanguka sinisange mu ijuru, kuko ntumvaga uburyo byashoboka ko naba nkiri kuri iyi si. Ari nabyo byagiye bibereka ibimenyetso byose bingaragaza nk'umusazi, ndetse nkababera umutwaro uremereye cyane, ku buryo kugenda munyimura ahantu hamwe munjyana ahandi rwabaga ari urugamba rukomeye. Ariko dore ubu ngubu ndahari. Hey, reba ubura amaso ndebe ku maso, kuko nkumbuye kukureba. Nubwo nifuzaga kujya mu ijoro, ariko burya iyo nsubije amaso inyuma nsanga iyi si turimo ari uburyohe. Ibaza ariko kuba umuntu agufite nk'umuntu we wa hafi kandi uhoramo hangayikiye, ubusa aho handi yaba agiye kumara y'iki. Wow, hey, mpereza ikiganza cyawe, reba mpereza ikiganza. Nubwo turi mu ntambara ikomeye cyane, ariko ntabwo nshobora kwibagirwa umunsi wa mbere nagukubiseho imboni. Uwo munsi akaba ari umunsi mpora nibazaho cyane, uburyo icyitwa destiny, uko ibintu byateganijwe kugenda. Mu gihe njyewe nari nifitiye urukumbuzi rw'umukobwa nita umukunzi wanjye Neila, maze nkamushakisha muri kaminuza yanyu, kugeza ngo uteye imboni bya bindi by'ibitaburi ibizabikomeza rero, cyangwa se bya bindi bituma habaho urwibutso rw'uburyo ibintu byatangiye. Umusore Jordan, musaza wa Bonita na Bonete, ndetse akaba na murumuna wa Hibert, ati reka bano bantu bombi mbakorera akantu kazabubakiraho amateka y'ubuzima bwabo. Nuko aza gusanga atangira gufata telefone ye akwambura umwenda wambaye hejuru, ubundi aragufotora. Urabyibuka ibyo namukoreye nawe ubwawe ugasigara unyibazaho, ndetse n'abarinzi bamurindaga ibyo nabakoreye ikigo cyose kikikanga. Nkaho ibyo bidahagije, ubwo papa wa Suzi na Mike yamaraga gupfa mba nongeye kuguca iryera. Buriya uriya munsi nkufata nkaho ari wo munsi wafunguye amayira yacu twembi, kubera ko ubwo wazaniraga mama wa Suzi na Mike agatelefone kanjye wari waratoraguye ubwo namaraga gukubita musaza wa Bonita na Bonete Jordan, nibwo naje kukiba mama wa Suzi kugira ngo nirinde inzego zishinzwe umutekano zitazangerekaho icyaha cyo kwica papa wa Suzi na Mike. Maze ubwo cya gihe naraswaga amasasu kantabara, aba ari bwo wongera kumbonana ako gatelefone. Unsaba kukubwiza ukuri kose, aho kukubwira ukuri kose nkwinginga nkubwira ko wasubiza inyuma icyemezo cyo gushaka kumva ukuri kwanjye,
maze kubera kwishyira mu gaciro uhitamo kwemera ko nta n'ikintu uzigera umbaza, ndetse unsezeranya ko ugiye kunyizera nta kintu bishingiyeho. Nubwo utari ubizi icyo gihe, ni wowe umuntu umwe rukumbi nari mfite, ni wowe nari nsigaranye, kubera ko bo nagakwiye kwishingikirizaho. Amakosa yanjye yatumye ubuzima bwabo burangirira hano ku isi. Abo nta bandi ni papa wanjye Maxwell ndetse na Moriya twari tuzi nka Stanislas muri Moriya Academic School, akaba papa wa Suzy na Mick. Noneho abanyakiriye ngo bandere bakaba ari bo bangejeje aho nari ngeze. Bari bamaze kunyihakana ku buryo sogokuru Yeremiya ari we wari wanyohereje muri gereza Kapiteni Hiberi yarayoboye, nyine Stanislas akaza kunshikisha. Muri make icyo gihe icyizere wangiriye utanitaye kumenya uwo ndi we nicyo kintu cyonyine nari mfite, kuko kubaho njyenyine ntabwo nari kubishobora. Ndetse niba unabyibuka neza, urabyibuka ko wambereye inzira ikomeye cyane ingeza ku bandi bantu, kuko nyuma yo kunyizera ni wowe watumye menyana n'abandi bantu ba mbere barimo umuryango wa Bonita, umuryango ukomeye nari ntaramenya ko burya ari abantu ba hafi bacu n'ikimenyimenyi, dore aka kanya turacyabisikana mu nzira zacu. Icyo cyizere wangiriye nicyo cyatumye bwa mbere mu mateka nizera umuntu kurusha nuko niyizera ubundi nkubwira uwo ndiwe. Kuva ubwo utangira kurwana intambara zanjye, ndetse yewe tugafatanya gukemura ibibazo byose duhuye nabyo. Singiye kubirondora, ariko uribuka uburyo Kentrone twayigize nziza, dukora amasuku ahanduye hose. Abantu benshi tuba mu matwi yabo ndetse no mu mitwe yabo. N'aka kanya nubwo turi mu mazi abira, ariko ntabwo bazatwibagirwa. Ariko nta muntu nari gukorana nawe ibyo nakoranye nawe ngo aka kanya mbe ngeze ahangaha. Ikirenze n'ibyo urimo kuvuga ko ari amakosa wakoze, njye nayirengereye ku bushake kubera ko ari wowe, kuko wasanga iyo aba ari undi ntari kumuha agaciro nk'ako nguha, ubundi umwanzuro wo kujya kurwana sinkufate. My wife, muri iyi si tuvuka twasanze hari amagambo abiri bita ukuri ndetse n'ikinyoma, ariko hari ubwo iyo usesenguye neza ukareba usanga rimwe na rimwe cya kindi bita ukuri aricyo cyagakwiye kuba ari ikinyoma, noneho ikinyoma akaba ari cyo kuri. Bivuze ko nubwo tubyirengagiza, ariko nyamara natwe nta nubwo tuzi ukuri kwa nyako, cyangwa se ngo ikinyoma cya nyacyo tube tukizi, bityo tukagendera mu kigare. Icyo nshaka kuvuga ni ese twabwirwa n'iki ko nyuma yo kukubwira ibyo nifuza, nyuma yo kumenya amakuru ya mushiki wanjye, ko ibyo watekereje ariko kuri, cyangwa se ibyo nari ndi kuvuga ariko kuri? Icyahindutse n'uburyo ibintu tubyumvamo hagati yanjye nawe. Ndetse wibuke ko buri muntu wese ibintu uko abyumva niko ahitamo gushaka ibisubizo n'inzira zabyo, ariko ntago najyaho ngo mvuge ko ari njye wari mukuri, cyangwa se ngo nemeze ko wari mu mafuti. Gusa nanone ntabwo bikuyeho ikibazo ko cyavutse. Icyo kibazo kimwe cyavutse akaba ari uko njye nawe tuticaye hamwe ngo ibintu tubiganire twembi nk'abantu bari mu mupangu, maze dufatire hamwe icyemezo. Bityo niba koko ari ukuri cyangwa se ari ikinyoma akaba ari ikinyoma, navuga ko ibyo mvuze byo kuba tutaricaye hamwe ngo tuganire ari ukuri kandi kuzuye. Gusa ntabwo ngiye gutsimbarara ngo mvuge ko ndi kwicuza ibyabaye, kuko ntabwo ari rimwe cyangwa kabiri cyangwa se gakeya. Ibyago byacu byatugejeje ku bintu bikomeye cyane kandi by'ukuri nk'uko bivugwa. Rero witekereza ko nanyuze mu bikomeye ngo ubifate nk'ibyago, kuko ibyago wenda byari kuba ari uko ibyo bikomeye nanyuzemo binyambuye ubuzima, aka kanya nkaba naravuye mu nzira. Ariko kuba nkiriho meze neza, ibi ni bya bindi bya destiny. Bivuze ko aka kanya tuba turi ahangaha, kuba turi kuvuga ibi, uri kwiyumva gutyo nanjye niyumva gutya, abo turi kumwe bari hanze bahangayikiye ibigiye gukurikiraho, nta yindi nzira byari kunyuramo uretse ibyabaye. Kuko ahubwo iyo wibeshya ibyo wakoze ntubikore ngo turwanire iya ntambara, wari kubugambaniye inzira Imana yateguye ko bigomba kunyuramo. Yego nibyo, twebwe abantu dupanga gahunda, ariko tugomba kwibaza impamvu ibyo twapanze byose bitagenda nk'uko twabiteguye, kandi twakoze uko bishoboka kose ngo dusigasire inzira bigomba gucamo. Rero ibyatambutse aba ari inzira itugeza aho turi nonaha, ndetse ikanatwemerera kongera kugira igihe cyo gupanga izindi gahunda zikurikiyeho. Ari naho ngiye guhera nkubwira ibingibi kuri gahunda zikurikiyeho, nawe unyungura inama kugira ngo dukomeze urugendo rwacu rugana imbere. Icya mbere, ndagira ngo nkubwire ko mbyemera ko wakoze amakosa, kandi ndagusaba ko amakosa wakoze utazayasubira. Byibura imyanzuro nk'iriya wafashe uzayifata ari uko njye nawe twamaze kuganira, twimenyeranye, ntitwemeranye. Noneho kandi ya mvugo bakunda kwitirira ab'igitsina gore,
iteka ngo bakora mbere bagatekereza nyuma. Rwose ntuzongere kuntera agahinda ukomeza kuyishyigikira utuma abantu bakubona muri iyo shusho iteka, kuko nubwo njye ndi kukubwira ibi ngibi ariko wasanga atari ko abari hanze bari kugutekerezaho. Icya kabiri, ubwanjye nakubwiye ko urukundo ngukunda rutagira iherezo. Ntuzigere na rimwe umfatira ibyemezo umbwira ko utankwiriye, kuko ibinkwiriye ni njyewe ubizi njyenyine. Kubw'iyo mpamvu aho kugira ngo mbeho ku isi ntagufite byarutwa rya juru nifuzaga kujyamo nyuma y'intambara twarwanye nkarijyamo, kuko ntagufite ntacyo naba mfite. Icya gatatu, ndirengagiza iby'ubuzima busanzwe, ahubwo ninjire mu rugamba n'intambara turi kurwana. Mu gihe cyose turi muri iyi ntambara ndetse ari n'ibyemezo bijyanye n'urugamba, mu gihe cyose ikipe yemeje ko ari njye muyobozi, ibitekerezo bigenderwaho n'ibyanjye, mu gihe twamaze kubyemeranyaho nk'ikipe yose. Kubera ko nubwo nkubwiye ko ntabaho ntagufite, ariko muri uru rugamba ntabwo bizakunda ko twashyira ubuzima bw'abantu benshi mu byago kubera urukundo rwacu. Ibyo nubyemera abantu bose turi kumwe nonaha ugombe kubereka ko wicuza ibyo wakoze. Ntabwo ari uko nshaka kuguha igihano, ahubwo ni uko nshaka ko abandi turi kumwe babona ko amarangamutima atariyo yanganje nk'umuyobozi, ahubwo nabo byibura babone ko hari impamvu nyinshi cyane zigomba gutuma ugumana natwe. Kuko wanasanga uko ntekereza ko uri uw'agaciro gakomeye kuri njyewe atari ko bo babitekereza, kuko imitima yabo nubwo ari abantu twizera cyane, ariko ntabwo tuyirimo ngo tumenye ibyo badutekerezaho. Kubw'iyo mpamvu nubyemera koko nk'umuntu abanyakentrone bita intwari, urafata umuhanda wawe utandukane n'umuhanda ndimo ujya gushakisha Anthony Martin n'umuryango we ndetse n'abandi bose bahunganye mu rugamba ubwo twavaga kwa Anthony Martin tuje kugutabara. Amakuru uzabamenyaho naho baherereye ariho uzadusanga uyatubwire, kandi ntiwumve ko ari igihano ahubwo ari ukugabana imirimo nk'uko dusanzwe tuyigabana. Mukunzi wanjye urabona ko duhagaze nabi muri iyi minsi, isaha n'isaha twasiga ubuzima tugafata indi nzira, nubwo nta gahunda dufitanye n'urupfu, ariko tugomba kwitonda cyane mu bintu byose kugeza urugamba turutsinze. Nta cyahindutse kuko urukundo ngukunda ndacyarufite, kandi nawe nizere ko ari uko. Namaze kubwira Gema gutya ari nako amarira yakomeje kumuganza cyane. Akaboko nari mufatishije ku rutugu agafatisha ikiganza cye, atangira kugakorakora buhoro buhoro ndetse aratinyuka, amaso ye arayubura, andebana indoro yuzuyemo impuhwe nyinshi no kunyereka ko ari ukuri. Ako kanya ahita ahaguruka arambura amaboko ye aranyambira ndyama mu bitugu, ariko akomeza gutsikimba cyane. Gusa kuri njye nubwo nari maze kumubwira gutyo, nashakaga ko aca mu bikomeye ari wenyine, ashaka umuryango wa Anthony Martin amaherezo yawo, kugira ngo abone ko ibyo yakoze bitari bikwiriye, ndetse anamenye ko kuba yafata umwanzuro ari wenyine mu gihe ari kumwe n'abandi ari ibintu bishobora gushyira ubuzima bw'abandi mu bantu mu byago. Ndabizi abazumva inkuru yanjye bashobora kwibwira bati Gema waramubeshye ko utari kumuhana cyangwa se utari kumugambanira, ariko birumvikana ko umubeshye kandi atari byiza kubeshya umuntu mukundana. Ariko ababyumva gutyo bisobanuye ko njye Max urukundo tutarwumva kimwe, kubera ko hari abantu batekereza ko urukundo mu isi ari nka paradizo, ariko siko kuri. Hamwe uzasanga abantu bakundana bifuza ko babwirana byose nta kintu bahishanya ngo nirwo rukundo yewe. Ariko igitangaje ni uko usanga bene abo bantu bakunda guhura n'utubazo twa hato na hatoya, aho hari ubwo buri kantu kose ubwiye uwo mukundana hari ubwo usanga harimo akatamunyuze, maze mukabanza gushwanaho igihe runaka, mu gihe hari ubwo ushobora gukora akantu katagira ingaruka mu rukundo rwanyu kakabibanga, kandi mugakomeza mugasagamba. Rwose ibyo ni ibisanzwe. Ntabwo nshaka kuvuga ko umukunzi wawe cyangwa se uwo mubana wajya umuhisha amabanga, ariko mbere yo gufata umwanzuro wo kujya umubwira byose cyangwa se guhitamo kujya umuhisha tumwe, byaba byiza ubanje kumenya niba uko yabyakira igihe amenya ibyo umubwiye cyangwa se amenya ibyo washakaga kumuhisha ko bitakwangiriza urukundo rwanyu, akaba ariho ugenda uruhitamo umurongo w'ibyo ugomba gukurikiza. Nanjye rero niko nari mbihisemo, kuko kuba mvuga ko Gema ari intungane akambera marayika ntabwo bivuze ko atagomba kuba yabona igihano cy'ibyo yadukoreye, maze kikamwereka ko agomba kumvikana natwe mbere y'uko afata imyanzuro. Nanone kuri ibyo ushobora kubyumva ugahita uvuga uti icyo gihe Max yigize umucamanza, ariko nubwo ari ukuri ariko ntabwo ari urwanjye njyenyine, kuko na Gema ubwe yabaye umucamanza mbere yanjye, aribwo yafataga umwanzuro wo gukora ibintu ku giti cye abizi ko biratugiraho ingaruka.
kandi ntabwo ari njyewe gusa cyangwa se Gema gusa, nawe niko umeze, kubera ko hari ibikorwa uri gukora nonaha kugira ngo bizagire ingaruka ku muntu runaka. Nk'urugero, ushobora kuzashaka inkuru yanjye nka Max ukayumva ugira ngo uzakuremo amasomo ashobora kukwigisha uko uzabana n'abandi. Ushobora gutekereza ko ibyo ari ibisanzwe, ariko burya nabyo ni uguca urubanza, kubera ko utekereza ko inkuru yanjye ariyo yagufasha kubana n'abandi, kandi wenda wagakwiriye kubana n'abandi biturutse mu byo uganira nabo. Rero guca urubanza ntabwo ari ukuvuga ko umuntu ateye gutya na gutya, kuko n'ubundi gutekereza ko uzumva inkuru akaba ari byo bituma ubana nawe, uba wamaze kumucira urubanza ko inkuru ariyo yamwigisha kubana nawe, gusa nk'aho ubundi buryo budashoboka. Ikindi, guca imanza biba muri kamere ya muntu, kubera ko niba utekereza ko ndi kubeshya, aka kanya uranshyigikiye ku mipangu yose nteganya mu nzira nzacamo kugira ngo nzihorere kuri mama wanjye Mariyamu, kuko iyaba udashaka ko mwihoreraho uba wumva nakwicara nkabaho ubuzima bwanjye bwite, mbese ngaca izindi nzira zitandukanye n'izo ndimo nonaha. Ariko utegereje uko bizagenda kugeza Mariyamu aryojwe ibyo yakoze. Rero njyewe nawe ntaho dutandukaniye, kimwe n'abandi bose. Bityo akantu ko kumva ko Gema ari igihano nari muhaye nkanamugambanira nk'umukunzi, n'ubundi twese turabikora, nuko rimwe na rimwe tujya twiyita intungane, yewe ntiduce n'imanza z'ibikorwa byacu twakoze. Gema yamaze kubyumva aranyikiriza, ambwira ko ibyo musabye gukora bidahagije ngo abe yakwica ikiru cyaho yadushyize. Musubiza amubwira ko atari ikiru cyangwa se igihano agiyemo, ahubwo nuko tugomba gukomeza inzira twatangiye kugeza tugezeyo. Mpita mubwira ko ibyo ndi kumubwira ari ukuri, kuko mbere y'uko urugamba rutangira Brina yatubwiye ko yabonanye na Mariyamu, akumva avugana n'umuntu dukeka ko ari ex. Bityo njyewe nabo turaba turi kumwe, nta kindi tugiye gukora uretse kumenya amakuru ya ex tuyakuye kuri Mariyamu mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Twese nituva muri misiyo turaba tugiyemo, tuze guhura dukomerezaho urugendo tunamenya ibyabaye ku mpande zose. Ako kanya Gema yaranshimiye, ambwira ko atazigera yongera gukora ikintu cyatuma yicuza. Musubiza ko ashobora kuzagikora, kubera ko icyo kintu ashobora kugikora ku bw'ineza yacu, twe ntitube twabibona mbere, tukazabisobanukirwa nyuma byarabaye, ndetse ingaruka zabyo zaratugezeho tukazamushimira nyuma, kandi twari twabanje kumugaya. Bityo byaba byiza twishimiye umunsi turiho uwo munsi, kuko tutazi ejo ibyo hatubikiye. Namaze kumubwira gutyo mu marira menshi, akomeza kunyitegereza mu maso, nuko mpita mufata imisa ye yombi ntangira kumwegereza umunwa wanjye, nawe atangira kunyegereza umunwa we, ibintu nari nkumbuye cyane. Ubundi dukozanyaho iminwa nirengagije ibintu byose, ubundi ntangira kwitemberera muri iryo joro rito nari nkumbuye, kugeza ubwo twakomeje ntitumenye igihe ibihe byagendeye, ari nako amaboko yacu n'imibiri yacu ikora akazi kajyanye n'ibyo bihe twari turimo. Tukaza gushigukira hejuru, hari uko manze ku muryango, twese tugashigukira hejuru, ubundi tukiyumanganya. Ngahita mpakaribu uwari uko manze, mvuga nti ako kanya hinjira Neyila mushiki wanjye, atubaza niba turi tayari kubera ko amasaha arimo kugenda. Musaba ko yabwira abandi bose bakabaza, bakabanza kuza kuganira kugira ngo tumenye aho duhagaze. Ako kanya Neyila yasohotse, ubona twitegereza mu matsiko menshi, bigaragaza ko atunguwe n'uburyo adusanzemo. Nsigara mbwira Gema ko ari ku rukundo ubundi barwubaka, ntihagire umuntu n'umwe umenya uko muba muhagaze mu gihe bazi ko ibintu byazambye, ahubwo batungurwe no gusanga muhagaze neza. Bityo barushywe no kwiga inzira zo kwinjira mu buzima bwanyu ari byo baheramo gusa, kuko bibagoye. Ubundi kuzabasenya cyangwa se kwangiriza urukundo rwanyu bibabera ihurizo rikomeye, ubundi bamanika amaboko. Namaze kubwira Gema gutya aramwenyura. Ako kanya n'abandi bose babanjirijwe na papa wacu Petronile Lewis, Kapiteni Hiberi, Brian, Neyila ndetse na Brina bahita binjira aho ngaho. Bose binjira bambaza uko meze, mbabwira ko namaze kwakira ko nkiri muri iyi si. Bose baramwenyura byo kubona ko nasubiye kuba uwo ndi we. Hiberi ahita ambwira ko mu bintu byabahangayikishaga muri ayo mezi 2 n'igice ashize ari uburyo bwo kugenda bandinze. Ubwo rero igihe cyanjye cyo kubarinda kirageze, nubwo bidakuyeho ko ako kanya tugomba kuva aho ngaho, n'ubundi mu rwego rwo gukomeza gusigasira ubuhunzi bwacu ntibutume hari aho bigiraho ingaruka. Hiberi yamaze kumbwira gutyo, mubwira ko narindi kubitekerezaho, ariko twashakaga kumenya aho duhagaze n'umurongo tugomba kugenderaho. Ansubiza ko nk'uko bisanzwe ubu yibereye mu buzima bwe busanzwe, ntitumushyire muri gahunda zacu, keretse gusa igihe tumukeneye byihutirwa.
bityo arumva byaba byiza nasohotse aho tugapanga gahunda zacu. Agiye gusohoka namuhatirije ariko aratsimbarara avuga ko nta gihinduka kuri ibyo ngibyo, nuko agiye kugenda amusaba ko yansabira Bonita niba namubona. Hubert ambwira ko ibintu bigenda bihurirana nk'uko tutabiteguye, kuko mu gihe twibwiraga ko akazi Bonita ari gukora ari akazi koroshye, ariko kugeza n'ubu ngubu ntabwo yari yakarangiza. Hari nubwo ibyumweru bishobora gushira nawe atamubonyeho, kubera ko akeneye umutekano ukomeye aho aba ari mu cyumba cye nta muntu umuvugisha. Kapiteni Hubert yamaze kumbwira gutyo nubwo Gemana Neyira byabatunguye, ariko njye ntibyantunguye, kuko nari mbizi neza ko amabanga ashobora kurimbura ibikomerezwa batayabika ku kantu umuntu yahita afungura gutyo gusa. Bivuze ko ari algorithm ikomeye cyane ivangavanzemo imibare, ubugenge n'ibindi byinshi biri mu bwenge bwite n'ubundi bwenge kugira ngo umuntu abashe kubigeraho. Ariko uburyo Hubert yabimbwiyemo nahise numva ko byanga byakunda Bonita azashobora kubigeraho, kuko amezi 2 n'igice ni igihe kinini cyane ngo umuntu abe yaramanitse amaboko. Mubwira ko Bonita ndaza kumuvugisha mu kanya karaza. Hubert yamaze kugenda Burina tubwira ko nawe tutamushyira muri gahunda, kubera ko ashaka ko umugabo we azamushyingura ejo, kandi birumvikana kubera ko ari muramu wa Petroni Lewis azashyingurwa mu irimbi rya ba Lewis. Bityo igikurikiye hagiye kujya mu myiteguro, kuko ibintu byari bimuhangayikishije cyane. Ni ubuzima bwanjye none aka kanya atangiye guhumeka. Mboneraho mubaza amakuru y'abana be Brian na Brinette, ambwira ko bameze neza kuko barakize ndetse ubu bari mu ntara, aho uyu munsi aribwo barava muri La Brinette Hotel baje muri Lewis Company mu myiteguro yo gushyingura papa wabo General Ezek. Brina yamaze kutubwira gutyo mubwira ko tuzakora ibishoboka byose tukaba duhari, ansubiza ko nibyanga ko tuba duhari atazaturenganya kubera ko uburyo ndi kubivugamo birasa nkaho ntariyumvisha uburemere bw'uburyo hariya hanze bimeze, kuko nta muturage ugaragara nk'udasanzwe ukigira amahoro. Ubu ibyangombwa nicyo kintu kiri gukora ahantu hose kugira ngo bafate Maximilian na Giovannia na syndicate bakoramo. Byumvikane ko aka kanya bataye umutwe kubera kutubura. Brina yamaze kutumbwira gutyo mubwira ko tuzakora ibishoboka byose tukaba duhari, kuko uburyo iteka turabubona kugeza hariya bitazatunanira. Nuko adusezeraho twifuriza amahirwe masa, ndetse atubwira ko igihe tuzaba tumukeneye Hubert azi uko azabigenza. Nuko yasohotse aho ngaho dusigarana na Brian, Neyira na Petroni Lewis. Amatsiko ari menshi cyane mpita mbaza Brian uko byagenze ngo abe yararekuwe. Ansubiza ko burya gufatwa kwe cyagihe hatari ibijyanye no kuba koko yaravuye mu gisirikare atorotse, ahubwo cyagikomerezwa cyabahaye akazi we na bagenzi be. Ni nacyo kiri inyuma ya byose, bigaragaza ko gifite ububasha bwose mu gihugu nkuko cyabivugaga, kuko gikontorora igisirikare, polisi, inzego zose. Igitangaje kikaba gikontorora buri hamwe, ku buryo ibyo kivuze biza nk'itegeko, ku buryo Brian akimara kubibona yabanje kwikangamo agakeka ko ari nk'umukuru w'igihugu, ariko yibutse uburyo twamubwiye Perezida Venice Salvatore ko ari inshuti yacu, yumva bitashoboka ko yatugambanira. Gusa bigaragara nuko uwo muntu ashobora kuba afite imbaraga zingana cyangwa se zisumba iza Perezida Venice. Nuko bakimukura muri kampani bahita bamujyana mu modoka bisanzwe ya gisirikare, ariko bageze mu nzira batungurwa no guhura n'abasirikare bameze nkaho twarwaniye kuri sitasiyo ya polisi twagiye kubohoza Suzimiki. Abavuyemo bigaragara ko ari abicanyi ruharwa, bahita baza bica abasirikare basanzwe rwose ntacyo bikeka. Bahita bamufata bamujyana mu modoka yindi bamwambika ibitambaro mu mutwe. Urugendo ruratangira kugeza igihe bageze aho bamukura mu modoka. Nuko akomeza kuguma aho afungiwe ategereje ibiraza gukurikiraho. Ati kugeza ubwo nyuma y'igihe haje umuntu atanga amabwiriza avuga ko bandekura ngasohoka aho hanze. Ni nako byagenze, ngeze hanze abasirikare bamperekeje, bigaragara ko wagira ngo ndafunguwe bisanzwe nta kibazo na kimwe kibaye. Niko byagenze, ariko bakora ikosa rimwe ryatumye menya imipangu yabo, kuko umusirikare umwe yahamagawe ku cyombo aza kwisama yasandaye, kuko yashatse gukupa amajwi namaze kumwumva kare cyane, aho yahawe amabwiriza avuga ko bagiye kundekura, ariko we na bagenzi be bakaba bagiye kunkurikira baneka kugeza igihe ndabagereza kuri Maximilian na Giovannia nyuma y'uko baburiwe irengero. Gusa icyakomeje kuntungura nuko uwo muntu yari azi neza ko nziranye na Maximilian na Giovannia. Bigaragara ko kugira ngo mbone akazi abizi neza ko aribo babigizemo uruhare.
bisobanuye ko niba atabizi ku giti cye ubwo afitanye umubano na Mariyamu mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ubwo namaze kubyumva ndetse kubw'amahirwe nijijisha ngira nk'utabyumvise ku buryo umusirikare atarabutswe, kugeza ngeze aho bangejeje bakankuramo ibyo nambaye ubundi barandeka ndagenda, kugeza ubwo natangiye gukwepana nabo bagatungurwa no gusanga burya mbarenze, aribwo nahise mbacika ngatangira kuba mu bwihisho kuko icyo gihe nari ndi njyenyine. Nyuma y'iminsi 6 yose nihishe njyenyine nirwanaho kugira ngo hatazagira umenya amerekezo yanjye, nibwo natangiye urugamba rwo gushaka umuryango wanjye byibura ngo menye aho baherereye. Feri ya mbere nayifatiye mu rugo aho twari dutuye, nsanga harinzwe cyane, bigaragara ko abashinzwe umutekano bahashyize arabo kuneka ko hari umuntu uzigera agera aho ngaho. Gusa nanjye mu bwenge bwanjye naje gukoresha uburyo bwo kubinjirira, bituma menya ko burya hari urundi rugo bari kurinda bakeka ko Maximilian na Giovanni bashobora kurugeramo isaha n'isaha, kubera ko mbere y'uko bahagera basanze abari baruririmo bamaze akanya bahavuye, ari naho byahuriranye Maximilian n'agatsiko ke bagaragara kuri sitasiyo ya polisi. Bivuze ko ngomba kujya kurebera aho ngaho kuri urwo rugo. Nari maze kumenya ko ari urugo rw'ibanga rwa Anthony Martin, menya ko burya cyagiha ariho we n'umuryango we bari bimukiye, ariko mu kuhagera ahubwo ntungurwa no gusanga ariho abashinzwe umutekano benshi cyane barinze. Mburaho namenera ncungira hafi kugeza ubwo naje kumenya ko hashize iminsi 6 ba Maximilian batarahagera. Ntangira gucanganyikirwa no guhangayika nibaza ibyabaye ku muryango wanjye nabo bari kumwe bose, aribwo naje kwigira inama yo kujya muri kampani ya ba Lewis, kuko naje gutekereza nsanga byanga byakunda nyuzaho ibintu byose byatangiriye nshobora kugira amakuru ngeraho. Ni nako byagenze, nageze muri kampani nsanga ni ibisanzwe kuko n'abashinzwe umutekano bari bahari ubwo ibisasu byamaraga guturika, nta bari bagihari, byari ibisanzwe. Mpita ntekereza ko n'ubundi kubera ko Torres ari ubiri inyuma ashobora kuba akontorora byose. Maze kwinjira muri kampani nza guhura na Gastam, mubaza amakuru niba afite amakuru y'ahantu muherereye, ambwira ko nta kanuno na gatoya, ariko akaba atanashaka kubimenya kubera ko ikintu yizeye neza nuko tukiri bazima, naho kudashaka kubimenya nuko kumenya aho turi biri mu byaduteza ibyago bikomeye, kuko inzego umuntu atazi izo arizo ziri gukora iperereza ryo kuneka ku buryo no mu bwiherero umuntu ari bari kumuneka. Kandi amakuru Gastam afite nuko umuntu duhanganye atuzi neza kurusha cyangwa se bisatira nuko twe twiyizi, bityo ni ukwitonda cyane. Gastam yamaze kumbwira gutyo, ntungurwa no kubona ambasanto yo muri kampani ari gutambuka n'ibitabo agana kuri hoteli. Bitamuhamagara ariko mbona afite urwikeko rwinshi cyane, angezeho ambaza uwo ndiwe. Birumvikana kubera ko nari nambaye ingofero ntabwo yari guhita amenya, mpita mwibwira. Atungurwa no gusanga ari njyewe, atangira nshimira ambwira ko nari namutekerejeho nubwo ibyago byanjye ari byo bitumye aka kanya ameze nk'uhagaze neza. Santo yo mu kumubaza ibyo ashaka kuvuga ambwira ko ubu ari we general manager wa kampani. Mu kumubaza uko byagenze kandi nawe yarazanwe na ba Maximilian, Santo yo avuga ko cyabanje kuba ikibazo gikomeye koko kuko Mariyamu yari yarakaye cyane, avuga ko ahubwo nawe agiye kumufungisha kugeza igihe ba Maximilian bazabonekera. Ariko amubwira ko ikintu gitangaje ari uko Maximilian batanaziranye, ahubwo ari uko bahuye mu minsi yashize ubuzima bumeze nabi. Noneho kwa kundi Maximilian agira umutima mwiza amuganiriza ku mateka ye, kuko yaratunguwe n'uburyo Santo yari gukora ikiyede kandi ari umwana wa minisitiri w'intebe. Aribyo byatumye Maximilian amubwira amateka ye ari kunyuramo bigahura nuko biriya byabereye muri kampani biba, ubundi akamuhamagara ngo aze akorane na general manager. Santo ye yamaze kumbwira gutyo akomeza ambwira ko kandi Christella Lewis nka CEO yakomeje gutitiriza mama we ngo yumve ko Santo yo nta ruhara afitanye na Maximilian na Giovanni. Biza kurangira byemeye, ubundi umwanya wa Brian hita wumuha, ndetse ubu we na CEO Christella bakaba bari kuzahura kampani nyuma y'ibihombo bagize, ndetse ikirenze ibyo akaba ari kwigarurira icyizere cya Mariyamu n'umukobwa we, kuko nubwo bamuhaye akazi ariko ntabwo ashobora kugambanira icyizere cya Maximilian. Ambasanto ye yamaze kumbwira gutyo mpita mubaza niba yamenya aho Maximilian, Giovanni cyangwa se umuryango wanjye baherereye. Santo yo ambwira ko ubwo Maximilian na Giovanni bamaraga kugera kwa Anthony Martin, bahise bafata gahunda yo kujya kubohoza Giovanni na Brina bari bafashwe n'inzego zishinzwe umutekano. Ubundi we afatanije na Vivensi, Anthony Martin,
batangira gucika aho ngaho kuko bose bari umuryango mugari ugizwe n'abana banjye n'umugore Losange, Monica n'umwana we ndetse na Penina. Bava aho bahunga batazi aho berekeza. Bageze mu nzira bacika ngo babanze bajye kure y'urwo rugo kuko niho hantu hambere inzego zishinzwe umutekano ziri bujyemo. Nibwo Santoyo yigiriye inama yo gusubira muri kampani ngo arebe ko akazi yagakora ndetse anamenye byibura icyo Maximilian na Giovanni bari kuzira, kuko n'abari aho hantu hatekanye azagenda amenya amakuru. Santoyo yamaze gutanga icyo gitekerezo barakikiriza, ahita asaba Vivensi ko akora uko ashoboye kose akarinda uwo muryango. Gusa Vivensi avuga ko ari gutekereza ko atakomeza kujyana n'abo bantu, ahubwo nawe hari ikintu ashobora kuba yakora. Ikirenze ibyo arumva ko gukomeza kujyana ari abantu benshi bishobora guteza ibyago, bityo ikintu agiye gukora ni ugutangira iperereza rijyanye na mori ya Lewis International. Byanga byakunda ashobora kuhakura amakuru ashobora gutuma igikomerezwa kiri kutugendaho wenda yamenya byinshi kuri cyo. Anthony Mata ahita amubwira ko nta kibazo abasigaye arabacunga. Gusa Losange amubwira ko muri urwo rugamba kugenda umuntu ari umwe ku giti cye ari ikibazo. Ikirenze ibyo no kuba atazwi iby'ako kanya ko ari kumwe na ba Maximilian biramufasha kugenda yisanzuye bisanzwe. Nuko Vivensi na Losange bemeranya ko ahantu bagiye none hari muri mori ya Lewis International muri kaminuza. Anthony Mata avuga ko nubwo atazi aho bagiye kwerekeza ariko ari yaranja nk'umugabo. Nuko Santoyo atandukana nabo gutyo afata inzira ye, na ba Vivensi bafata inzira yabo, na ba Anthony Mata bafata inzira zabo batandukana gutyo. Ari nabwo Santoyo nyine yageze muri kampani ya ba Lewis ashakisha CEO Kristela, akajya kumuhuza na mama we Mariamu, ubundi bikemerwa ko bagiye gukorana. Nuko kuri uwo mugoroba aribwo atekereza neza hano yasanga buri muntu wese mu bo batandukanye, ariko araheba burundu. Aribwo yaje kureba Gastam akamubaza niba hari akanunu k'abantu bacu. Gastam akamubwira ko akomeza akazi ke bisanzwe kubera ko kumenya aho baherereye byaba ari uko bateza ibibazo bikomeye cyane. Nuko Santoyo atangira akazi ke bisanzwe kuri ubu, akaba arajwe inshinga no kubaka icyizere, akamenya uko azinjira akajya amenya amabanga. Santoyo yamaze kumbwira gutyo mpita amenya ko amakuru mushakaho ntayafite. Nuko ngaruka asanga Gastam umubaza niba hari ahantu byibura yaba ari gukekera ba Maximilian na Giovanni. Ambwira ko amakuru afite neza ari uko ahantu bari batahamara iminsi irenze 3 kubw'umutekano, kandi bose bigakorwa kubera ko ubu ari ibyihebe mpuzamahanga, kubera ko bishe umubare munini w'abasirikari bashinzwe kurwanya iterabwoba muri Kentrone. Hagakurikiraho n'ibindi bikorwa byose bagiye bakora mbere yaho, ku buryo ubu nta kintu na kimwe gishobora kubatabara. Gastam yamaze kumbwira gutyo ansaba ko naba mbayeho ubuzima busanzwe ku buryo amakuru azamenya azayambwira. Ambaza aho ndataha, mubwira ko ntaho mfite. Ambwira ko nta kibazo kuko aho muri kampani ahafite icyumba kirimo n'uburiri ndetse n'ubwiherero we na Gerine bararamo, bityo ngiye kukibanamo nabo. Nge nirirwa mu budasohoka cyangwa se ninsohoka mbe nizeye ko harinzwe, kuko byanga byakunda azamenya amakuru y'aho muherereye. Ni nako byagenze hashize ibyumweru 3. Ambwira ko yavuganye na Burina akamubwira ko ubu muherereye mu ntara, ariko bakaba bateganya kugaruka mu murwa mukuru wa Kent. Nuko nanjye nategereje kugeza igihe muziye mu mujyi, ndetse turahura bambwira ibyababayeho nyirizina, mpita amenya impamvu y'uburwayi bwawe n'uburyo umeze gutya. Ubwo nanjye ntangira urugendo nk'abandi bose turakomezanya. Noneho uburyo hano hanze bikomeye kandi ndi guhigwa nk'umuntu ugomba kubageza kuri mwebwe, bihurirana nuko n'ubundi nzi aho muherereye, nsanga ninzana ibintu by'imikino nshobora kuzabafatisha. Mpitamo gutuza nizeye ko Anthony Mata na Santoyo wenda barinze umuryango wanjye hamwe n'iyabo. Dukomeza gutegereza ari nako ukanguka ukongera ugahwera gutyo kugeza uyu munsi ubwo wabashije gukanguka. Noneho ibyakurikiyeho byose nawe urabizi. Brian yamaze kutubwira gutyo mpita numva byibura ku mpande zose uko byagenze. Gusa guhangayika byo ntabwo byigeze bibura, kubera ko ubu twese turatatanye ndetse yewe ntabwo tuzi amakuru y'abandi aho baherereye, cyane cyane nka Vivensi na Losange, kuko uko bashobora kwegera amakuru abageza kuri icyo gikomerezwa. Ibyababaho ni nk'ibyabaye kuri General Ezeki ubwo yajyaga kumenya amakuru y'abakoze amahano mu rugo iwacu ubwo nari mfite imyaka 8, ndetse ibyo bikaba bisobanuye neza ko abantu bakoranye amahano na Mariamu na Rufusi barenze cyane kandi bakaba bakivugana kugeza n'ubu.
n'uburyo Mariya ari igikomerezwa nawe ariko akaba abo bantu cyangwa se uwo muntu amufata nk'umuntu ukomeye kandi umurenzeho cyane kugeza ubwo amutakambira ko naramuka dutanze azamukingira ikibaba, mbese ngo ubuzima bwe buri mu biganza by'uwo muntu. Ubwoba bukomeza kuntaha cyane nibaza niba duhanganye na shitani kuko twarwanye nyinshi ariko urwo rwo twaruburiye umutwe n'ikibuno. Nuko nkomeza gutekereza nsanga Santo yo ntazi icyo ashaka kugeraho, yibwira ko cyazadufasha kuko na Gaston ubwe wamaze kubibona ko urugamba rukomeye yahisemo gutuza ngo atazakora ikosa agatuma batugwaho ubundi tugafatwa, kandi ari we muntu wa mbere nzi ufite ishyaka ryo kuturwanirira igihe naguye mu byago. Ubwo namaze gutekereza kuri ibyo, Petero ni Lewis na Neyila batangira kumara amatsiko y'ibibazo nahoze ndi ko baza kuva mbere hose. Bambwira ko ubu nubwo General Torres atarafata igihugu ariko ari kukigera amajanja, kuko nk'uko umugambi we ari uwo kuzagira Rufus perezida wa Kentrone ubundi akayobora igihugu nk'uko abishaka. Rufus akurikiza amabwiriza ye. Perezida Venice yamaze kugira Rufus umujyanama we mu biro bya perezidanse, ndetse na Torres ubu akaba ari ubumbatiye ingabo zose, anafata n'umwanya wa Ezeki yari asanzwe afite. Bivuze ko ngo bari kubanza kubitekerezaho, n'ibya Ezeki bibanze bive mu nzira. Bisobanuye ko Rufus na Torres aka kanya bari hafi cyane ya Perezida Venice atabizi ko bashaka kumutera kudeta. Ibyo namaze kubyumva mpita mbabwira ko ari wo mwanya mwiza wo kuburira Venice ngo yirinde kuko ntabwo azi ko bamwihishemo. Petero ni Lewis ambwira ko icyo gitekerezo yari yakigize ari gutekereza ubwo ntahari uburyo we na Nelly babikoramo, ariko barabishyigikiye. Mpita mbabwira ko uburyo bunyorohera bwo kuvuga na Perezida Venice ari uguca kuri Dogiteri Rita, bityo ni nako ngiye kubigenza. Bambaza umupango uko ngiye kubikora, mbabwira ko ahubwo icyo ari nacyo kintu kibanza ngiye kubanza gukorana mbere y'uko twimuka tuva aho kwa Kapiteni Hiberi. Nuko amaze kubasobanurira bose uko gahunda igiye kugenda, Gema na Petero ni Lewis bambwira ko turajyana, noneho Neyila agasigarana na Brian aho ngaho bari gutegura uko turaza kwimuka, banatekereza ahandi twajya mu hantu hose dusanzwe duhungiramo. Nuko ako kanya bahita banzanira imyenda yo kwambara, bambwira ko mu gitondo bari banyogeje. Basohoka mu cyumba nanjye mpita nambara. Ubundi nsohoka mu cyumba mbasanga bicaye mu ruganiriro, Hiberi umugore we ndetse na mushiki we. Musaba ko nshaka kuvugana na Bonita, anyereka icyumba aherereyemo, ansaba kugenda nitonze ngakomanga nkamwibwira ko ari njyewe kugira ngo ntaza kumutesha umutwe. Ubwo nagiye nitonze ngeze mu cyumba nkomanga mbwira Bonita ko ari njyewe. Hashize akanya umuryango utangira gufunguka. Mu kwitegereza Bonita ngira ngo ndi kureba inyamaswa, kubera ko imisatsi ya Bonita yari yarashokomeye yarajagaraye, bigaragara ko aherutse kwiyitaho mbere y'amezi 2 n'igice ashize. Ndetse mu kumpakari bakoresheje ibiganza ngo ninjire, ntungurwa no kumva mu cyumba harimo impumuro idasanzwe, mbese umunuko, bigaragara ko isuku idaherutse muri icyo cyumba. Mu kunkurikira mpindukira mbona ahantu harambitse za mudasobwa ziri kwaka hazamukamo ibintu bimeze nk'amakode. Njyewe nkorwa ku mutima n'uburyo Bonita yiyibagiwe, akibagirwa ubuzima bwe bwose ari twebwe abigiriye, ndetse n'ako kanya akaba ataryama cyangwa se ngo aruhuke. Numva uburyo binkoze ku mutima. Bonita ari umuntu ntazigera nibagirwa mu buzima bwanjye. Ahita abwira nyiseguraho kuba ninjiye mu cyumba cye kimeze gutyo, ariko impamvu nta yindi nuko iyo encrypted black box namuhaye iriho ibintu biteye ubwoba. Noneho kubera bisaba kuyifungura bidakurikije uko abayikoze babiteganije, bisaba gufungura akantu kamwe kamwe kandi bigatwara igihe kinini cyane, ku buryo amaze gufungura akambere byamuteye amatsiko yo gufungura aka kabiri. Aka kabiri akagezeho bimutera amatsiko y'aka gatatu, gutyo ku buryo ubu amaze gufungura amafayiro 150 kandi akaba atari yagera no muri 1/4 cyayo. Bonita akomeza ambwira ko nibuka umunsi nazanye na Gema aho mu rugo iwabo ndwaye, ubundi ababyeyi be Hiberi na Bonete bagatangira kuganira bavuga kuko bimeze, wagira ngo ni nk'uko byari bimeze kwa Petero ni Lewis, bigatuma bababwira umuryango wabo uburyo wahuye na Petero ni Lewis. Akimara kumenya ko burya ari njyewe, Landry Lewis yumvise akarengane nakorewe ndetse n'uburyo ako kanya bameze gutyo kubera Petero ni Lewis, yumva ko ari igice cy'umuryango wa Lewis. Bityo byari gukora byose ari kubikorera umuryango kandi arashaka kuzambona nicaye aho papa wanjye yari yicaye. Bonita yamaze kumbwira gutyo mbura icyo mubwira, ambwira ko ubwo ngeze aho ngaho reka nyereke mu bintu bimwe amaze kuvumbura muri black box,
ari nabyo biri gutuma atekereza ko ibyo atarabona ari byo ngirakamaro cyane kandi biteye ubwoba. Nuko anyereka fayili irimo amabanga agaragaza uburyo Mariyamu na Rufusi bapanze ko Petronile Lewis ajya gufungirwa mu ishyamba, aho bamazeyo imyaka 3 yose bafunzwe na Hiberi bari kumwe. Mpita mbona ko iyo black box biriho amabanga y'ibikorwa bagiye bakora, ndetse bigaragaza ko buriya na Rufusi afiteho amabanga ye na Torres ndetse n'uwo mugabo w'igikomerezwa. Bonita amaze kumbwira gutya ahita ambwira ati Max, ibi bintu mbibonye nahise nibaza ikibazo kimwe, niba Mariyamu yarakoze biriya bintu, niba nta mahirwe menshi yuko urupfu rwa Petronile Lewis ashobora kuba yararugizemo uruhare. Kuko nahise nibaza ikibazo kimwe, reba byavuzwe ko Mariyamu yashimuswe bagahamagara Petronile Lewis ngo ajye kumutabara, ajyayo ari kumwe na Landry ndetse na Fereyiro, ariko biza kurangira Petronile Lewis yishwe. Bivuze ko uwamushakaga nta kindi kintu yashakaga uretse kumwica gusa, atari n'amafaranga. Hanyuma bagerageza kwicana Landry na Fereyiro, maze Mariyamu ararokoka. Hari inkuru wigeze wumva nimwe ivuga uburyo Mariyamu yarokotsemo? Wapi, kano kantu kanteye ubwoba kandi ugomba kucyitaho cyane. Bonita yamaze kuvuga gutyo mpita mbona ko ibintu byose ari kubibona mu ishusho y'ukuri kose, gusa biranshimisha cyane. Nanjye mu kwigira nk'uri gutekereza cyane akomeza ambwira ati ntabwo ari ibyo gusa, mu yandi mafayiro nagiye mfungura nagiye nsangamo misiyo zagiye zipfuba zo kuvana mu nzira ubuzima bwa Petronile Lewis. Nk'igihe amatora ya perezida yabaga akajya gutora Venice, nubwo wenda iyo fayiro itariho umuntu n'umwe yitirirwa, gusa izindi ni ibikorwa biriho iby'amafaranga ya kampani yagiye anyerezwa bikitirirwa Petronile Lewis. Hari n'indi fayiro iriho umugabo utazwi w'umuyobozi bigaragara ko yinjiye muri kampani kubera amabanga abitse, maze Rufusi na Mariyamu bakamuha imigabane n'ibindi bintu nyine bigiye bibera muri kampani. Bityo rero ndagira ngo mwe munyizere kuko amafaranga mwampaye ntabwo muzabona ko yaba impfabusa. Ibiri kuri iyo box byose nzabizana neza cyane. Bonita yamaze kumbwira gutyo ntungurwa n'uburyo ari gukora ako kazi, atekereza ko ari umwenda aturimo. Mpita mubwira ko atari uko kubitekereza, ko tubitekereza kuko ahubwo ndakora uko nshoboye kose amafaranga yandi akamugeraho, kandi ndamushimiye cyane kuko ubwo bufasha mpaye ntabwo azabona ko ari impfabusa. Nkomeza mubwira ko ahubwo icyari kinzanye ari ukumusaba ubufasha. Ambaza ubwo ari bwo mubwira ko nshaka gukoresha telefone ariko singaragare aho ndi igihe ndaba ndi guhamagara. Ambwira ko nta kibazo, bityo kuri iyo nshuro nta nubwo nsabwa gukoresha agatelefone gato kadakururwa kubera ko byaroroshye. Ubu afite indi satelite akoresha, bityo nimuhereze telefone ndakoresha. Nuko muhereza telefone nini yanjye, ubundi atangira kuyikoreraho ubufindo. Ambaza igihugu nshaka kuba ndimo muri ako kanya. Mubwira ko anshyiraho ashaka, ambwira ko ibintu agiye gukora ashaka kuyobya Kentrone n'inzego zishinzwe umutekano, ku buryo arabereka ko ndaba ndi kuvugira muri icyo gihugu ariho batangira kunshakira. Mpita mubwira ko anyohereza Venezi nonaha. Amaze kubikora ambwira ko igihe ndahamagarira cyose mvuge nisanzuye araba ari mu mugongo wanjye. Mubwira ko ntazibagirwa ibikorwa bye, musezeraho mubwira ko turaza kuvugana. Ako kanya nasohotse mu cyumba cya Bonita ngenda nsanga Gema na Petronile Lewis, mbabwira ko tugiye. Dusezera ko basigaye tubabwira ko turaza kongera kubonana nitwongera kubonana. Nuko tuva ku gipangu twigengesereye kugira ngo hatagira utubona, kubw'amahirwe birakunda. Tugeze kure cyane yo mu rugo dutega moto zatugejeje ahantu nari ngiye guhamagarira. Bidatinze twarahageze, abamotari bamaze kugenda natwe tugenda n'amaguru kugeza tugeze muri ya karitsiye ya Matewusi. Ubundi mfata telefone ndahamagara. Dogiteri Rita anyitaba atazi uwo ndiwe, mubwira ko ndi Max. Mu kumubwira gutya aratungurwa cyane, ambwira ko nta soni ngira kuba ndi guhamagara uko nshaka. Mubwira ko nta kibazo kuko aho ndi batamfata, kandi ahumure nawe ntabwo bamufata kuko washaka kumviriza imirongo y'itumanaho adashobora kumva uwo murongo wacu uko byagenda kose. Nuko mbaza aho mperereye none hamubwira ko ndi hakurya y'amazi magari. Aruhutse umutima ambwira ko bimushimishije cyane kuko uburyo ndi guhigwa nindamuka mfashwe nzicwa nta mpuhwe bangiriye. Dogiteri Rita namusabye kudahangayika, mubaza amakuru ya Mika na Sharidiane kuko ntabaherutse. Ambwira ko bibereye Venezi mu bijyanye n'akazi n'amasomo yabo. Nuko mubaza amakuru ya Ferimini na Dantino, ambwira ko ibyo ari ibintu tuzavugana ntekanye kuko ari ubuzima bwe, ahubwo nimubwira icyo muhamagariye arabizi ko nkeneye ubufasha. Dogiteri Rita nahise mubwira ko nshaka kuvugana na papa we Venezi, kandi ibintu nshaka kumubwira bijyanye n'umutekano w'igihugu. Rita ahita ambaza ibyo bintu ibyo ari byo nshaka kubwira Venezi muri iki gihe nanjye ubwanjye ndimo guhigwa.
musubiza ko atabasha kubyumva bityo mbyibwiriye nyir'ubwite nibyo byiza. Dogiteri Rita ambwira ko ndi umunyamahirwe kuko Venice yari yaje kubasura, bityo hari habuze gato ngo yigendere. Mu kugira amatsiko ngo yari yaje kubasura mpita mubaza niba ubu we na Fermini byemewe basigaye babana. Rita ambwira ko agiye kumpereza Venice tuvugane, abimbwira mu buryo bwo kunyereka ko adashaka kubivugaho ibyo mubajije. Ako kanya ahita ampereza telefone Venice anyita bavuga ati mana yanjye we musore muto, wumve ko nishimiye kongera kukumva pe, kuko uburyo inzego z'umutekano ziri kuguhiga nifuzaga ko nakongera kukuvugisha kugira ngo ndebe icyo nagufasha, bityo ntaciye ku ruhande ndabizi kuri mu bihe bikomeye wowe n'umukunzi wawe. Ndashaka kubaha ubufasha mukaza kuba muri iwanjye mu rugo aho muraba murinzwe ku rwego rukomeye cyane. Venice mpita musubiza nti oya nyakubahwa ntugire ikibazo kuko ubu turarinzwe, ahubwo nshaka kuguha ubutumwa bukomeye cyane kandi utagomba kurenza ingohe. Muri Kentrone hari gutegurwa kudeta ikomeye cyane, ndagusaba ko wirengagiza ko ndi guhigwa, ubundi ujye guhura n'abantu bacu twasize muri Kentrone baraguha ubusobanuro bwose n'uburyo misiyo yo kukuvana ku butegetsi irimo gutegurwa. Venice ngo abantu banyu mwasize muri Kentrone, none se wowe ntabwo uri muri Kentrone? Ndamusubiza nti urumva naba nkiri kuhakora iki nyuma yo kugerekwaho ibyaha byo gutwika kampani y'umuryango nyitezemo ibisasu? Ikirenze n'ibyo njyewe n'umukunzi wanjye twari tumaze iminsi turi guca muri byinshi, bityo turagira ngo tubanze turuhuke, nuko aya makuru tutari kuyicarana kandi ajyanye n'umutekano w'igihugu. Venice ati oke ndabyumva, none se uragira ngo abo bantu bawe mbasange hehe? Ndamusubiza nti urabasanga muri karitsiye ya Matewusi, kandi byaba byiza ugiye mu ibanga rikomeye cyane, nta muntu ubwiye nk'aho wigiriye mu butembere, kuko abantu bashaka kukugambanira ari abantu bari hafi yawe cyane ku buryo utabasha kubakeka. Namaze kubwira Venice gutyo ambwira ko kuva aho aherereye kugera muri karitsiye ya Matewusi ari iminota 20 yonyine konvuwaye, bityo mbwira abo bantu bahabe bahite bahahurira. Mubwira ko mu minota 20 baraba bahari, bamuha amakuru yimbitse afite n'ibimenyetso, ubundi ajye kwirinda atarakomeretswa ngo ajye kwivuza. Nuko amaze kuvugana na Venice mpita ntangira guhamagara amanimero nshaka kugira ngo inzego zishinzwe umutekano zibone ndi guhamagara bakurure babone nibereye Venice nk'uko nari nabivuganye na Bonita. Birangiye negera Bagema na Petronile Lewis mbabwira ko Perezida Venice agiye kuza tukamaha amakuru yose kugira ngo akure Rufusi na Torres mu nzira bataramuvana ku butegetsi. Nishimira byibura uburyo nubwo ndi mu byago bikomeye cyane ariko ngiye gutabara ubutegetsi bwa Kentrone, mbutabara barusahurira mu nduru batanazi n'ubutegetsi uko bumera, ndetse nkaba ndi gutera intambwe yo gushyigikira papa wanjye nubwo ako kanya turi kumwe, ariko nawe niwe wagize uruhare mu kuba Perezida Venice ari perezida wa Kentrone. Mu gihe nkiri gutekereza kuri ibyo ngibyo twese twatunguwe no kubona isasu riciye imbere yacu ku muvuduko uhambaye cyane. Gematungurwa avuga ati Yesu umwami, ariko twari twamaze kuribona kare cyane, ndetse mu kureba ahantu riturutse ku muvuduko uhambaye cyane mpita mvuga nti ntibishoboka, kuko twatunguwe no kubona igitero cy'abasirikari bameze nk'abo duherutse guhangana ibushize, ndetse baza aho tugana bagana neza wagira ngo baza aho duhagaze nkuko twari tuharangiye Perezida Venice. Ubwo nta kindi cyakurikiyeho uretse gukiza amagara yacu ngo abasirikare tubahunge, kuko biragaragara ko ari twebwe baje kureba. Mu kureba ibyo bintu mu mutwe wanjye ntangira kwibaza niba ibihe tugezemo kuva mu mezi 2 n'igice ashize ari bya bihe umuntu yitwa ko ari umunyamwaku, kuko nta gahunda n'imwe turi gupanga ngo icemo. Noneho ngewe ntangira kwibaza ibintu bibaye mbona ko bidashoboka na gatoya, ndetse ngerageje na bimwe bita amahirwe make ku kintu runaka cyangwa se probability, nsanga nayo ntayagakwiye kubaho. Kubera ko mpamagara Dogiteri Rita, Bonita twari twemeranije ko nta muntu n'umwe ushobora gukurura iyo telefone uko byagenda kose, kandi ndabizi neza ko Bonita yabikoze neza. Igikurikiyeho nkaba natangiye kwihamagarishwa abandi bantu Bonita ahindura systeme ku buryo bagomba kudukurura ariko bakabona ko ndi Venice, kandi nabyo ndabizi neza ko Bonita yabikoze neza. None igitangaje n'uburyo mu minota Perezida Venice yagombaga kugera aho ngaho hahise hagera igitero cy'ingabo zije kuduhiga, bimeze neza nk'aho abaje baturasa baba boherejwe na Perezida Venice nta guca ku ruhande. Ibyo mu kubitekerezaho ubwonko bwanjye burambwira buti tekereza neza musore mutoya. Nuko muri uko gukaraga ubwonko ntangira kwibuka mu munsi njyewe n'ikipe yanjye dukora akantu kameze nk'urutonde rw'abantu turi gukeka ko batuzi bakaba ariho bari kutugendaho.
uburyo Venice kuri urwo rutonde twamushyizemo. Ndongera ntekereza uburyo umuntu twaketse ko ari igikomerezwa akontorora ibintu byose birimo ingabo. Nongera gukaraga ubwonko nibuka uburyo uwo muntu w'igikomerezwa azi amazina yanjye yose n'inkomoko yanjye yose. Nanone kandi nibuka uburyo umusaza uherutse gupfa Filemoni yazize ko ngo yabonye ibimenyetso biriho Mariyamu na Venice bari kunywa bishimye hagati y'igihe papa wanjye yavaga i Tesara n'igihe yapfiriyeho. Ndongera nibuka ibyo Amoni yambwiye kubwo ibimenyetso byibwaga mu biro by'ubugenzacyaha. Perezida Venice yiyiziye akabwira Mariyamu ko areka kwiruka kuri ibyo bintu. Noneho kandi Filemoni ajya kwirukanwa mu gipolisi afashe Danimarike, akaba ari we wamwirukanye amuziza ibyo bimenyetso yabonye. Noneho ku ikubitiro rya byose, igihe umunota n'isegonda ntegereje Perezida Venice ngo aze mubwire byose uko bimeze, hatavuyeho n'isegonda hahise hatera igitero cy'abasirikare bashinzwe kurwanya iterabwoba. Baje bashaka kuturasa ngo batwice, kandi mbizi neza ko nta wundi muntu wumvise ibyo twavuze uretse Perezida Venice, keretse wenda na Dogiteri Rita aramutse yabyumvise. Ariko kuba Dogiteri Rita nawe yaba yabyumvise ibyo bikatubaho, ntabwo byakuraho ikibazo nari mpise mpangayikira mvuga ko bitashoboka. Icyo navugaga ko bitashoboka ni ukuba umuntu ndi gukeka ko ari we mugambanyi yaba ari we koko mugambanyi, kuko aramutse ari we mugambanyi ubwanjye nahita amanika amaboko ibya misiyo ndiho nkabyihorera, kuko n'ubundi naba mbizi neza ko nta muntu wo kwizera hano ku isi, kuko nahise mbibona ko umuntu nketse aramutse ari we uri inyuma y'ibiri kutubaho. Bigaragara ko nanjye ubwanjye igihe cyazagera nkigambanira. Ntangira gusubiza ubwenge nyuma nibuka uburyo papa wanjye Petronile Lewis yarwaniye igihugu ndetse akagiha ubutegetsi bwiza. Nibuka uburyo yarwanye intambara nyinshi cyane arwanira igihugu ndetse na mubyara we. Ntangira kwibaza uburyo ibyo bintu byashoboka mu buzima. Ntangira kwibaza niba ubwonko bwanjye ako kanya buri gutekereza neza. Ntangira kwibaza niba nasaze cyangwa se ibyo ndi kubona bidahari kubwo kuba biri gutuma ntekereza ibintu bidafututse. Ariko nta kindi kintu cyantwaye ibyo bitekerezo muri ako kanya, ari nako turi guhunga ngo amagara yacu adasesekara aho ngaho, kuko twari twamaze kubona ko twaguwe mu gatego. Uretse kukuba mu bantu bose bari abagambanyi bari kutunyuza mu buzima bugoye muri ako kanya, ari umuntu umwe nizera kurusha abandi bose, ndetse akaba ari n'umuntu w'agaciro gakomeye mu buzima bwacu, kuko ari na mubyara wa papa wanjye. Uwo muntu akaba ari nta wundi uretse Perezida Venice. Venice akaba ari we muntu wihishe inyuma ya byose nka X twari twarashakishije twarahebye, ariko nkumva ko bidashoboka na gatoya, ahubwo ari inzozi ndimo kurota. Mu gihe nkirimo gutekereza kuri ibyo bintu ari nako ndi gukomeza guhungana na Gemma na Petronile Lewis, numvise telefone yanjye irimo gusona, kubera ko karitsiye ya Mateus nari nyizi neza cyane kandi hari amazu menshi. Mba nitsimbye ku ruhande rw'inzu imwe ndebera Petronile Lewis na Gemma hakurya aho bihishe nabo bitsimbye, bigaragara ko bantegereje. Mu kureba umpamagaye ntungurwa no kubona ari Bonita. Bonita mu kumubona mpita nduhutse umwuka, kuko nari ngiye kuboneraho mubwira ibyo yadusezeranije ko atabikoze neza. Ariko nkimara kumwitaba yahise ambwira atampaye akanya ko kuvuga ko yabonye kuva kare umuntu urimo kugerageza guhamagara nimero yanjye. Noneho ahita amushakisha aramwihamagarira, amubwira ko abaretse kuvuga uwo ari we abanza amuha umutekano. Nuko hashize akanya amuha uburenganzira, amubwira ko yashakaga kuvugisha umusore w'inshuti ye, ariko sinzi impamvu biguye kuri Bonita. Bonita ahita amusubiza ko ntagira ikibazo kuko uwo ashaka guhamagara aramuzi, ahubwo reka amwohereze kuri uwo ashaka kuvugisha amubwire ibyo ashaka. Nuko ahita akora call forwarding, ubundi nibwo telefone yanjye ihise isona, bityo uwo muntu tuvugane ntabwo harabamo ikibazo. Mu gihe Bonita ngiye kumubwira ko ibyo ari gukora bitari gukora kubera ko hari abatwumvirije, bityo tukaba twatewe. Byose mbigiriye mu by'ukuri kuko ntashobora gutekereza ko Venice yangambanira n'ibihe yanyuranyemo na papa wanjye nanjye ubwo aherutse kutwandikira amagambo yo muri Bibiliya tukamutabara agiye gupfa. Uwo muntu Bonita yaduhuje nawe yahise anca mu bitekerezo n'ijambo ambwira ko ari Vivensi. Ambwira ko bwa nyuma na nyuma we na Losange bamenye abantu babiri b'ibikomerezwa bafite kaminuza ya Moria International nk'inshingano zabo ndetse n'umugabane wabo, kuko umuyobozi uyobora iyo kaminuza nyuma yo kumwinjirira atazi impamvu bashaka amakuru. Batunguwe nuko yababwiye akabaha n'ibimenyetso bigaragaza ko Afande Danimarike uyoboye polisi ndetse na Perezida Venice Salvatore aribo ba nyiri kaminuza ya Moria Lewis International.
Vivensi yamaze kumbwira gutya ako kanya akaboko kanjye gahanuka ku gutwi, narindi kuvugira kuri telefone. Mpita mbibona ko Bonita ndi kumurenganya mubwira ko imirongo ye itari gukora, bityo ngo batwumvirije. Mpita menya ko ibihe bigoye binakomeye cyane tumazemo iminsi byari bigiye kutugeza no ku rupfu, byose twabitewe na mubyara wa papa wanjye Venice Salvatore, perezida wa Kentrone. Menya ko Venice ashaka ko mpfa nkava mu nzira, ndetse mpita menya n'impamvu ashaka ko mpfa ari uko azi ko urupfu rwa papa wanjye nzaruhorera. Ndetse menyeraho impamvu numvise Burina atubwira ko wahamagaye Mariyamu amubaza impamvu yiyegereje Maximilian, ari uko yari azi ko Mariyamu atazi ko Ndirandirire w'isi umwana we w'imfura. Ikirenze ibyo cyanancavuje umutima ni uburyo Venice ubwe yigiriye uruhare mu rupfu rwa mubyara we akaba na papa wanjye, nubwo ntazi impamvu yabimuteye muri ako kanya. Nuko agahinda kanyisha amavi yanjye atangira kuzamo ibinya yihinahina, nisanga nsutamye hasi, ndetse sinagira ikindi kintu na kimwe mbasha kumva impande n'impande. Mpita mera nk'uri muri jaride y'ahantu hatuje cyane. Icyakora nkabona Gema na Petero Lewis bari kuzunguza amaboko bari kundeba cyane, ariko hashize akanya akababaro kanjye gatangira kuvamo umujinya ntazi aho uturutse wampagurukije, ngahita nsakuza cyane mbwira Gema na Petero Lewis nti nimwiruke cyane uko mushoboye kandi nimuruhuke kuko baje kuturimbura, ntabwo baratuza tudapfuye, nimwiruke cyane duhunge.